munsi mu kiganiro cy'uyu munsi turavuga ku gukoresha cyangwa se gukoreshwa kw'ibumba mu buzima bwa buri munsi, ndetse uburyo bishobora kuba ryatera uburozi mu mubiri w'umuntu urirya rimwe na rimwe atigengesera. Turaza kubikomozaho by'umwihariko, turaza no kuvuga ku buryo cyane cyane uramutse warikoresheje nabi cyangwa se utekereza ko ryaba ryarakuteye uburozi nyuma yo kurikoresha. Turavuga ku buryo wabikora ukivanamo uburozi bwaryo neza cyane ugasigara uri mutaraga. Bumwe muri ubu buryo turaza kuvugaho bunakoreshwa kwivana cyangwa se umuntu yivana uburozi bwanaturuka kuri bimwe mu byo twirohamo buri munsi, birimo nk'isukari nyinshi. Murabizi iganisha kuri diyabete kandi tudasize n'amavuta menshi. Ikaze nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze nanone kuri chaîne yanyu ya YouTube ya Tele Montagne Rwanda, chaîne y'igicumbi cy'ubumenyi. Ibintu wigira hano kuri iyi chaîne biragoye ko wabisanga ahandi. Niyo mpamvu rero buri munsi tugusaba, urebye ahagana munsi y'ivideo ahanditse ijambo subscribe, niho ukanda ukajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane uko tubishyizeho. Nibumba twarivuzeho kenshi, ariko umwe mu badukurikirana yadusabye ko twamukorera ku ngingo ibaza iti wakora iki uramutse wariye cyangwa se warakoresheje rimwe mu ibumba ryari rifite bimwe mu binyabutabire cyangwa se uburozi bikagutera uburozi. Ibinyabutabire ushobora gusanga mu ibumba birimo nka mercure. Muribuka twavuze uburyo nk'iki kinyabutabire kiramutse kiri mu ibumba wariye, uburyo gishobora gutuma umugore utwite azabyara nk'umwana utuzuye, nyamara yibwiraga ko yariryaga yigirira neza. Abagore batwite ngo murikunda kubi, ni ibintu bisanzwe ko tuzi neza ko rikoreshwa nk'umuti ibumba, ndetse haba ibumba ritukura cyangwa se iry'icyatsi. Tuzi neza ukuntu rizwiho ngo kuba rituma uruhu rumera neza kuba ryisiga, kandi bamwe bararirya. Ariko se mwese muzi ko ibumba iteka rihora ryizewe kurikoresha cyangwa se kuba rikoresha? Dore bimwe mu byago ushobora guhura nabyo uramutse urikoresha utingengesera cyangwa se udatinzamo ngo ugire amakenga. Nubwo ibumba riba ryiza bitewe n'aho ryavanwe mu gihe hizewe, rishobora kuba ryifitemo bimwe mu binyabutabire byaba uburozi buhambaye biramutse bigeze mu mubiri wawe. Ibumba urya cyangwa se ukoresha urivana he, urikura he? Ku bagore by'umwihariko, abagore batwite bagomba kwitonda ahangaha. Ibumba uramutse uriye cyangwa se uramutse uriye ibumba ukarya iryanduye ku rugero ruhagije, ushobora gusangamo bimwe mu binyabutabire nka nickel cyangwa se manganese. Nyamara ibi ni ibinyabutabire byakwangiza nyina w'umwana ndetse n'umwana atwite. Reka tuvuge ku kuntu wakwivanamo uburozi, uburyo wakoresha wivana uburozi mu mubiri wawe igihe cyose waba wumva ufite urwikekwe ko waba wariroshyemo ibintu bitari byiza, byaba nk'ibumba ndetse n'ibindi mu buzima busanzwe dukoresha byaba byatera uburozi mu mubiri wawe. Ibumba riramutse ryanduye ukarirya, wakora iki? Bimwe mu bintu bifasha abantu kwisukura mu mubiri bivanamo uburozi birimo nko kunywa amazi ahagije, kurya neza, gukora imyitozo ngororamubiri, kandi gukora bimwe mu bintu bimenyerewe cyangwa se bizwi cyane mu buvuzi bugezweho nka sauna. Byose bizwiho gufasha. Reka tuvuge uko wakora bimwe muri ibi bintu neza, uburyo ubasha kutagerwaho n'ingaruka z'uburozi bwaturuka ku byo waba waroshye mu mubiri wawe cyangwa se waba wariye, by'umwihariko wariye cyangwa se ukeka ko wariye ibumba ririmo uburozi cyangwa se yari ryifitemo bimwe mu bintu byagutera uburozi, ukeka ko wariye ibumba ritizewe. Amazi, kunywa amazi ahagije. Ongera ingano y'amazi ufata niba wifuza ko uburozi busohoka mu mubiri wawe neza. Nibura ibirahuri by'amazi 8 kugera ku 10 ku munsi. Amazi afasha neza ku ngingo yo kumara uburozi mu mubiri wawe, byose binyujije mu mpyiko cyangwa se mu nkari. Ibande ku kurya bimwe mu biribwa byiganjemo ibigizwe cyangwa se byiganjemo ibibigize nka fibre. Ibi birimo imbuto, ibinyampeke byose kandi n'imboga. Fibre ifasha mu kuvana uburozi mu mubiri binyuze mu igogora, kuko busohokana nayo mu byo twituma. Ni fibre n'ibiryo ibonekamo. Imyitozo ngororamubiri by'umwihariko kuyikora bihoraho nabyo ni ingenzi cyane. Imyitozo ngororamubiri idakakaye cyane ifasha mu gutembera neza kw'amaraso, kandi igafasha mu gusohora neza uburozi mu mubiri. Kandi n'ibyuya, murabyibuka iyo ukora imyitozo ngororamubiri umubiri usohora ibyuya. Itembereza n'amaguru, wirukanke cyangwa se ujye koga muri pisine cyangwa se mu kiyaga. Ibi byose bizakubera amahitamo meza kuri iyi ngingo. Bumwe mu bwogero bushyuha
ndetse n'ibizwi nka sauna byagufasha kwivana uburozi mu mubiri ndetse burimo n'uburozi bw'ibumba bwaturuka ku ibumba. Gusa by'umwihariko hano gumya unywa amazi menshi ahagije niba uhisemo ubu buryo, kuko ibyuya ubirira muri ubu bwogero wanahisiga ubuzima udasimbuje aya mazi gutakaza muri ibyo byuya ubira. Amakara sinzi neza amakara asanzwe niba abikora neza, gusa bimwe mu binini biba byifitemo ikizwi nka activated charcoal biboneka ku isoko. Ibi byiyomeka ku burozi mu mubiri wawe bigasohokana ugasigara umeze neza cyane. Rimwe mu ibumba rizwi nka bentonite rizwiho kuvana uburozi mu mubiri, gusa hano byaba ari byiza kubanza kwitabaza abaganga babizobereye mbere yo gutangira gukoresha ibumba ry'ubwoko runaka bentonite kwivana ubundi burozi bwatewe n'ibumba mu mubiri wawe. Mu buryo bwose ntibuvuze ko busimbura ubuvuzi bugezweho. Ni byiza mu gihe ukeka ko wahuye n'ikibazo cy'uburozi bwirunze mu mubiri wawe kubanza gushaka inama ya muganga wemewe n'amategeko. Bisa nkaho twize byinshi uyu munsi, gusa utu ni duke muri byinshi muba muhishiwe hano kuri iyi chaîne ya YouTube ya Tele Montagne Rwanda. Niba wakunze iyi video uyihereze like, uyisangize inshuti zawe, kandi urebye ahagana munsi y'iyi video niho hantu kanda ahanditse ijambo subscribe, niho ukanda ukajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane gutaha. Duhe igitekerezo, ubaze ikibazo cyose ushaka hasi muri comment kuri iyi video. Mwakoze cyane kudukurikira, hano hari n'izindi video wareba. Samuel Mugisha rero niwe mwari kumwe, reka tuzasubira ubutaha.